Nubwo urukiko rwakatiye Uzaramba Karasira Aimable igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 mu rubanza rwa rumaze imyaka ruburanishwa, mu bihe bitandukanye Karasira agiye akora cyangwa se avuga ibintu bidasanzwe bisekeje ku buryo babaga bitabiriye urubanza kwifata byabaga byabananiye bagaturika bagaseka. Hari nkaho yavuze ko yaruse Kazunga murya, ubundi aza ku rukiko yambaye inkweto zidasa n'ibindi bitandukanye tugiye kureba. Tudatinze reka turebe ibintu 9 yavuze cyangwa se yakoze ari imbere y'urukiko bigitungura benshi kugeza na n'ubu ngubu. Reka ngo ikaze nagushimira. Turera ku matariki yabanje y'urubanza tugaruka hafi ahangaha. Hari kuwa gatatu tariki 26 ukwezi kwa 7 2023 Karasira yigereranyije na Yuhi Mazimpaka wayoboye u Rwanda arwaye mu mutwe. Tariki 26 ukwezi kwa 7 habayeho guterana amagambo hagati ya Karasira, ubushinjacyaha, abacamanza n'abaganga bari kumukurikirana. Ubwo uyu mugabo yongera kugezwa imbere y'ubutabera ngo agire icyo avuga kuri raporo y'abaganga yagaragaje ko afite uburwayi bwo mu mutwe ariko butamwambura ubushobozi bwo gutekereza. Karasira icyo gihe yavuze ko bayirigishe muri za kaminuza zo mu Rwanda zitandukanye bitamubuza kugira uburwayi bwo mu mutwe kuko n'umwami Yuhi wa gatatu Mazimpaka yatwaye igihugu abufite. Karasira yavuze ko uburwayi bwo mu mutwe abumaranye igihe kirekire kwa ko ngo yatangiye kubwivuza mu mwaka wa 2003 kugeza n'uyu munsi. Yagaragaje ko ibyibazwa n'urukiko n'ubushinjacyaha bijyanye no kuba yarabashaga kwigisha muri kaminuza kandi afite uburwayi bwo mu mutwe nta shingiro bifite. Mu gusobanura neza ko kugira uburwayi bwo mu mutwe bitabuza umuntu gukora, Karasira yifashije urugero rwo mu mateka agaragaza ko n'umwami Yuhi wa gatatu Mazimpaka yatwaye u Rwanda kandi nawe yararwaye amakaburo cyangwa se ibisazi yamuteye kwiyicira igikomangoma ari naho yihimbiye igisigo cyitwa Singikunda ukundi. Ati yari umusizi nanjye ndi umusizi, yari umusazi nkaba umusazi, yari mwiza ku isura erega nanjye ntaraba gutya nari keza. N'ubundi muri uwo mwaka wa 2023 tariki 15 ukwezi kwa 5 yisohoye mu rukiko. Karasira yisohoye mu rukiko ajya kwicara hanze y'urukiko nyuma yo kutumvikana n'umucamanza wamusabaga kwicara mu gihe undi we yavuga ko ashaka kwisohokera. Icyo gihe Karasira yise asohoka mu cyumba cy'iburanisha abwira umucamanza ko ibindi byakomeza adahari. Icyo gihe Karasira ntiyageze hanze ngo atuze, ahubwo yakomeje kwitonganya ari naho ngaho hanze. Urukiko rubajije umwunganira ku myitwarire y'umukiriya we. Umwunganizi we yasubije yuko ari ibimenyetso by'uburwayi bwe atari ububyikora. Ikindi kintu cya gatatu yakoze cyasekije bari mu rukiko, yise Yezu uri kwa Pilato. Hari kuwa 4 tariki 23 ukwezi kwa 11 2023 amataratara mu maso, imyenda isanzwe iranga abagororwa mu Rwanda, inkweto za bodaboda, ishapure mu ijosi n'impapuro mu ntoki cyarimwe n'ibitabo. Uko niko Karasira Aimable Uzaramba alias Professor Niga yagaragaye mu rukiko uwo munsi. Karasira atangira kuburana mu mizi yari yunganiwe na Maître Evode Kayitana wenyine, kubera ko icyo gihe Maître Gatera Gashabana atarahari kubera ko yari yagiye mu kazi hanze y'igihugu ariko azagaruka. Karasira icyo gihe yasabye urukiko ko maburanisha aheruka hari bitaranditswe yavuze. Icyo gihe Karasira yavuze ko mu byo yavuze handitswe 1/3 gusa, maze umucamanza amwemerera ko yavuga ibitaranditswe maze bikandikwa. Icyo gihe Karasira yavuze ko ibyo aburana avuga bizajya mu mateka. Ati ibyanjye mujye mubyandika kuko bizajya mu mateka ni nka Yezu kwa Pilato. Umucamanza yahise amusaba ko yaha umwanditsi w'urukiko inyandiko afite maze ibyo avuga akabyandika. Karasira nawe ati mpaguruke ndabyemerewe. Umucamanza ati yego nta kibazo. Karasira ati erega iyo mpagurutse nge mundeba nabi. Umucamanza ati indi kureba nabi. Karasira ati ubwo nari nketse ko mundeba nabi. Icyo gihe Karasira yarahagurutse ajya guhano kwereka umwanditsi w'urukiko, maze mu gusubira mu byicaro anyereraho gatoya maze aragira ati naringuye warose nabi burinda bucya. Uwo munsi n'ubundi kuwa 4 tariki 23 ukwezi kwa 11 2023 yanagaragaye ry'ibisuguti mu rukiko. Muri byo mbitwa tumaze kuvuga yaje afite mu rukiko yari yazanye n'ibisuguti cyangwa se biscuit. Umucamanza yaragize ati Karasira ko mbona hari ibintu uri kurya kandi bitemewe no kubera uburwayi. Icyo gihe Karasira yabwiye urukiko ko arwaye kandi ko yumva afite imbeho nyinshi. Ati yego ndarwaye n'ubu ngubu ndakonje, izi biscuit nazihawe n'abacunga gereza. Abari aho ngo kwifata birabananira baraseka. Ku munsi wakurikiyeho tariki 24 ukwezi kwa 11 n'ubundi 2023 yavuze ko yarose Kazunga murya. Icyo gihe urubanza rwe rugereranyije no kujya mu marushanwa yo kwiruka hahanganye udafite akaguru na kamwe n'ufite amaguru yombi. Icyo gihe yavuze yuko ubushinjacyaha bukwiye kumureka kivuza ubundi yamara gukira gahangana nabwo ari muzima. Icyo gihe Karasira yabwiye urukiko ko ahafungiye hegeranye n'icyumba Kazungu Deni wahamijwe ibyaha birimo ubwicanyi agakatirwa igihano cy'igifungo cya burundu.
yavuze ko bitewe n'ibyaha Kazungu akurikiranweho hari ubwo ararota ko ari kumurya, asaba ko yafungurwa. Ataho mfungiye hegeranye n'icyumba Kazungu araramo, ndarandota ndya, kandi murabona ko umuntu uri imbere yanyu akeneye kuvuzwa adakeneye gufungwa. Ikindi kintu cya gatandatu Karasira Aimable mu rubanza rwe yakoze igitangaje ni uburyo yakuyemo inkweto ze za bodaboda ku mpamvu zatangaje benshi. Hari tariki 22 Mutarama 2024. Icyo gihe byari byitezwe ko hakomeza kumvwa ubushinjacyaha busobanura ibikubiye mu birego burega Karasira, ari nako byagenze. Ubushinjacyaha bwakomeje kugaragaza amashusho n'amajwi ya bimwe mu byaha Karasira ubushinjacyaha buvuga ko yakoze. Karasira atunguye abantu ubwo yageraga mu muryango w'icyumba cy'urukiko agakuramo inkweto za plastique abenshi bakunze kwita bodaboda yari yambaye, maze agasigarana ibirenge. Abajijwe impamvu yabyo, yavuze ko yasabwe kujya yubaha urukiko, bityo akuyemo inkweto kugira ngo arwubahe nk'uko bubaha umusigiti. Ibi nabyo byatumye abantu batabasha kwifata. Ikindi kintu cya karindwi yakoze gitangaje, tariki 5 ukwezi kwa gatandatu 2025, yavuze ko akwiye igihembo cya Prix Nobel. Ibi yabivuze ubwo yaburanaga ku cyaha cyo gukurura amacakubiri. Ubushinjacyaha bwavugaga yuko Karasira yavuze ko abakora muri RDB, RGB, abajya mu ngabo z'u Rwanda, abajya mu irushanwa ry'ubwiza Miss Rwanda, aba bahitamo bagendera ku ndeshyo. Aimable Karasira ntabwo yigize abihakana, yireguye agira ati naratangaye cyane ko hari umwana mu nama wabwiye Perezida Kagame ko yabujijwe kujya mu gisirikare kuko ari mugufi, ubwo nawe yakoze icyaha. Ndabatumiye ejo bundi ku munsi wo kwibohora muzarebe abasirikare bazakora parade, muzarebe ko bose indeshya atari imwe. Karasira yakomeje agira ati njye mbivuga nari ngamije kuvuga ngo niba bikorwa bikosorwe ku buryo ahubwo njye numvaga ko nkwiye igihembo nk'icya Prix Nobel aho kugira ngo mbifungirwe. Reka maze nkwibutse ko iki cyaha cyo gukurura amacakubiri ari nacyo cyonyine cyamuhamye. Tariki 15 ukwezi kwa mbere 2025 yagiye mu rukiko yambaye inkweto zidasa, ikindi yihana cyangwa se yanga inteko iburanisha na perezida wayo. Karasira yinjiye mu cyumba cy'urukiko yambaye inkweto zizwi nka bodaboda zidasa, rumwe rw'umweru n'urundi rw'ubururu. Byabiteganyijwe ko atangira kwiregura ku byaha yarezwe n'ubushinjacyaha, ariko ntabwo ariko byagenze. Karasira yasabwira urukiko ko ejo gereza afungiyemo y'amageragere i Kigali yamupimye bagasanga igipimo cy'isukari kiri hejuru cyane, ngo akaba yarasanganywe indwara ya diabete. Yavuze ko ubushake bwo kuburana bufite, ariko ko ataburana mu gihe yumva atameze neza. Urukiko rwamusabye ikimenyetso kigaragaza uburwayi bwe. We avuga ko niba babishidikanyaho bakwibariza kuri gereza, ati njye nk'umufungwa nta kimenyetso nabona. Nyuma yo guterana amagambo, urukiko rwafashe umwanzuro w'uko urubanza rugomba gukomeza. Karasira akisobanura ku byo yarezwe n'ubushinjacyaha. Karasira w'imyaka 48 yahise atangaza yuko yihannye cyangwa se yanze inteko yamuburanishaga na perezida wayo, ari nawe kuri urugereko rw'urukiko rukuru rwaburanishije rubanza rwa Karasira. Ikindi kintu cya 9 ari nacyo cyanyuma mu byo twaguteguriye Karasira yamenyekanyeho gitangaje cyangwa se gisekeje ni uburyo yakoraga ibimenyetso bya Tough Gang, ikindi akanitwaza agafuka mu ntoki n'ibindi bitandukanye. Karasira akunze kugera mu rukiko agakora ikimenyetso cya Tough Gangs, na cyane ko yamenyekanye nk'umuhanzi ku izina rya Professor Niga. Abakurikiranye umuziki mu bihe byashize bazi ko itsinda ry'abaraperi rya Tough Gangs aho ryagiraga hose barigize babanza gukora kiriya kimenyetso cy'ingombajwi ya ta bakoresheje amaboko. Mbere yo gutangira iburanisha, Karasira akigera mu rukiko ari kuganira n'abanyamategeko bamwunganira, yabonaga abanyamakuru agahitamo gufata ifoto yakoze ikimenyetso cy'itsinda rya Tough Gangs. Ikindi kandi mu bihe bitandukanye yakunze kujya agaragara mu rukiko yitwaje agafuka karimo dosiyeze, uhereye igihe yaburanaga mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge no mu rukiko rukuru. Karasira kandi yakunze kwitwaza amazi yo kunywa mu kajerekani gato, teremusi y'igikoma, ibitabo birimo iby'iyobokamana n'ibindi bitandukanye. Guhera tariki 31 ukwezi kwa gatanu 2021, Karasira Aimable nibwo yatawe muri yombi na RIB imukurikiranye icyaha cyo guhakana jenoside, kwishingira jenoside yakorewe abatutsi 1994 n'icyaha cyo gukurura amacakubiri. Guhera icyo gihe yagiye imbere y'ubutabera inshuro nyinshi zitandukanye mu rukiko. Kera kabaye tariki 30 ukwezi kwa 9 2025, urukiko rukuru urugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwakatiye Uzaramba Karasira Aimable igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda. Nari Jean de Dieu Tumukunde. Komeza ukurikira ibiganiro bya JTM4. Wakoze cyane gukurikira kino kiganiro, wakomeza ugakurikira n'ibindi tuba twaraguteguriye.